Mu gihugu cyari gitandukanye n'ibindi kubera amategeko yacyo n'umuco wacyo ukomeye, hari umwami wari ugeze mu zabukuru, wari wubashywe n'abantu be, atinywa n'abamukikije, ariko agahorana igikomere kimwe ku mutima. Nta muhungu yari yarabyaye. Igihe cyari kigeze cyo gutanga, ariko intebe y'ubwami ntiyari ifite uzayicaraho. Abajyanama be baramubwiye bati, ubwami buruta amaraso. Ushobora guhitamo uwo uzaburaga ugendeye ku bwenge bwe, indangagaciro ze n'imyitwarire ye. Iryo jambo ryamukoze ku mutima, araryemera. Nawe yifuzaga ko ubwami buhabwa ubushoboye aho guhabwa wo mu muryango. Umwami yategetse ko abasore bose b'igihugu, abakire n'abakene, abo mu mijyi n'abo mu byaro batumizwaho. Ntawe birengagije mu bari hejuru y'imyaka 18. Nta zina ry'umuryango ryari ryemerewe kuba impamvu yo kudatumizwa, ngo ni uko risuzuguritse mu yandi. Umunsi wagenwe, ikibuga kinini cyane cy'ibwami cyuzuye abasore b'urubyiruko bafite ibitekerezo bimeze nk'inzozi, bafite ubwoba n'amatsiko. Kuri uwo munsi ntibabonanye n'umwami. Ibwami bahamaze iminsi bari mu majonjora akomeye, ay'ubwenge, ayo kwihangana, ayo kubaha n'ayo kuvuga ukuri. Ayo majonjora akomeye kandi ateguye neza ntiyari ayo gupima imbaraga z'umubiri, ahubwo yari ayo gupima umuntu imbere mu mutima. Ijonjora rya mbere ryari iry'ubwenge, aho buri musore wese yahawe ikibazo cyo gusubiza ako kanya, bagamije kureba uko atekereza, uko ahuza ibitekerezo bye n'uko agera ku mwanzuro yihuse. Hakurikiyeho ijonjora ryo gusuzuma uko bihangana. Abo basore babanza gushyirwa ahantu hatandukanye, harimo ahakonje cyane, ahashyuha cyane, ahantu hari impumuro mbi, kubarindisha ikintu bagasaba ko bakomeza kugihangaho amaso nta handi barebye, n'ibindi bitandukanye, bareba uwabasha kugumana umutuzo ativumbuye. Haje ijonjora ryo kubaha, aho bafatwaga bagashyirwa mu byiciro bitandukanye, bagakorana n'abantu batandukanye, nko gukorera abatware bato, abakozi basanzwe cyangwa abakene, harebwa ku kuntu bitwara kuri ba bantu baba bumva ko wenda batabafitiye inyungu bo ubwabo. Irya nyuma ryari ijonjora ryo kuvuga ukuri, rikaba ryari rikomeye kurusha andi yose, aho buri musore yahabwaga amahitamo abiri. Amahitamo ya mbere yari gukora yari kumwungukira, ariko akaba ashingiye ku kinyoma. Andi yo ntiyari bumwungukire, ariko agasaba kuvuga ukuri. Hapimwe niba buri musore yarashoboraga gutanga ukuri kubabaza, aho kwakira inyungu y'akanya gato biturutse ku kuvuga ikinyoma. Ibyo byari amajonjora agenzurwaga cyane, aho mu bantu bari bari kumwe hari harimo abameze nk'aho bafatanyije ibizamini, kandi bari abagenzuzi, bakaba bari gusuzuma ari ukwiriye kuyobora abandi. Bagitangira, abenshi basubijwe iwabo, abandi ubwabo barananirwa, abandi bagaragaza uburiganya bahita birukanwa, kandi nta wari uzi icyatumye bazanwa ibwami. Iminsi myinshi yaragenda irashira, imibare igenda igabanuka, kugera ubwo hasigaye abasore 10 gusa. Abo basore bari abahungu bakuru baturutse mu buzima butandukanye cyane, bamwe ari abo mu bakire, abandi ari abo mu bakene, barakuriye mu miryango idahuje imibereho. Aba mbere bari abaturutse mu bakire. Umuhungu wa mbere yitwaga Adekundre. Adekundre yakuriye mu nzu nini yubakishijwe amabuye ahenze. Se yari umucuruzi w'icyamamare, nyina akagira ijambo mu gihugu. Yakuze yaramenyereye kubona ibyo ashaka byose, ariko ntiyari umunyagitugu. Yigishijwe kuvuga make, gutega amatwi, no kudahubukira gufata icyemezo. Mu buzima bwe bwa buri munsi, yamaraga amasaha asoma, andi akayamara atekereza, ariko ntiyigeze amenya inzara nyakuri icyo ari cyo. Uwa kabiri yitwaga Kwame. Kwame yari umuhungu w'umuyobozi w'intara. Yigishijwe gutanga amabwiriza kuva akiri muto. Abantu bamwubahaga bidasabye ko avuga ijambo. Yabaye azi ko ijambo rye rifite uburemere, ariko byamwigishije kwirinda kuvuga amagambo atari ngombwa. Yari azi neza amategeko, ariko atazi neza ukuntu yubahirizwa ku munsi wayo. Uwa gatatu yari Marike. Marike yakuriye mu muryango ufite ubutunzi bushingiye ku butaka n'amazu menshi. Yabaye adakora imirimo y'amaboko, ariko yatojwe gutunganya ibitekerezo bye. Yari umusore utekereza kure, ugenzura amarangamutima ye, ariko atarigeze abona umubyeyi wahangayikishwa n'uko ejo hazagenda. Uwa kane we yitwaga Zuberi. Zuberi yari umuhungu w'umusoresha. Yari yaramenyereye imibare, igenamigambi n'iby'inyandiko. Mu buzima bwe, buri kintu cyabaga gifite igisobanuro n'icyo kigeraho. Ariko yabayeho mu buzima bwizewe cyane, aho amakosa yakosorwaga n'abandi mbere y'uko agira ingaruka. Uwa gatanu yari Samori. Samori yakuriye mu muryango w'abanyabwenge b'igihugu. Yigishijwe amateka, indimi n'imico y'ibindi bihugu. Yari azi kuvuga neza, ariko ubuzima bwe ntibwigeze bumutoza guhangana n'igihombo gikomeye
cyangwa guhitamo hagati y'ibiriho n'ibitariho. Aba kabiri bo ku rundi ruhande bari abaturutse mu bakene, nabo bakaba bari 5 basigaye muri ba bandi bose bakozwemo amajonjora bakwiteranyiriza hamwe bakaba 10. Ubwo uwa mbere mu bakene akaba uwa 6 muri rusange yari Kofi. Kofi yakuriye mu kazu gato kari ku musozi, aho imvura yagwaga amazi akinjira mu gisenge cy'inzu y'iwabo. Yamenye inzara akiri muto, yize kubanza gutekereza ku bandi imbere ye. Yari umusore ucecetse, ariko ijambo rye ryabaga rifite uburemere kuko yavugaga ashingiye ku buzima yabayemo. Uwa 7 akaba uwa 2 mu bakene yari Jabari. Jabari yakuriye mu muryango w'abahinzi. Yabyukaga kare ajya kwahira mbere yo kujya guhinga. Yamenye agaciro k'icyuya n'umunaniro. Mu buzima bwa buri munsi nta kintu na kimwe cyabaga cyoroshye kuri we, ariko byamutoje kudacika intege no gukomeza icyo yatangiye. Uwa 8 yari Tawanda. Tawanda yakuriye mu muryango ukennye kuko babuze se akiri muto. Yabaye umusore wakuze agomba kwitangira nyina n'abavandimwe be. Yize kwihangana, kwiyumanganya no gufata inshingano atabitegetswe. Yari azi kubabara, akamenya kugenzura agahinda kadatakaje icyubahiro cye. Uwa 9 yitwaga Mari. Amari yakuriye mu mujyi, ariko mu buzima bukakaye, aho nyina acuruzaga udufi duto barobaga mu nyanja. Yabonye akarengane kenshi kakorerwaga abacuruzi b'abakene kuko birukanwaga ku iseta kenshi. Yize ko ubutabera burya atari ijambo, ahubwo kari igikorwa. Mu buzima bwe yari yaramenyereye guharanira ibye atabangamiye iby'abandi. Uwa 10 yari Sefu. Sefu yakuriye mu muryango w'abakozi bakoresha imitwe n'amaboko, aho we na se na nyina bikoreraga imizigo y'abakire rimwe na rimwe. Yize kubaha buri muntu kuko nta n'umwe wigeze amugirira impuhwe kubera uwo ari we. Yari umusore utuje, ariko umutima we wari wuzuye kwifuza guhindura ubuzima bw'abandi bantu benshi. Yatekerezaga cyane, buri kintu cyose akagitekerezaho ibirenze ibikenewe. Ahantu hose yabaga ari, ibintu byose yabyibazagaho ikibazo, kandi agaharanira kureba ukuntu ikintu cyahinduka. Aba basore 10, 5 b'abakire n'abandi 5 b'abakene, bahagaze imbere y'uwari uhagarariye umwami, buri wese n'amateka ye yihariye, imibabaro ye, amahirwe ye n'uburyo yabayemo. Uwo mugabo yabitegereje igihe kirekire atavuga. Yari azi ko atari imbaraga cyangwa inkomoko, isura cyangwa igihagararo byari kugena uwo bari buhitemo ngo azabe umwami, ahubwo ikibazo kimwe rukumbi bari kubazwa nicyo cyari kubigena, hagendewe ku gisubizo cyiza umwe ari gutanga kikaruta icy'abandi. Nimugoroba bose bajyanywe mu ngoro, ariko nabwo ntiwahura n'umwami. Ntibari bazi impamvu bari ibwami. Bo bari bisanzeyo batyo, bakoreshwa ibyo bakoreshejwe byose nta makuru bafite. Nta majwi menshi, nta guseka, nta rusaku rwari ruhari. Inzugi nini zarafunguwe, buri wese yinjira atuje. Bacumbikiwe mu cyumba kimwe, ariko ntibahabwa ibisobanuro by'uko bazabaho mu gihe bari kuba bari aho hantu bari bashyizwe. Hari harimo imyambaro ibakwiriye, hari ubwiherero, hari n'abaja bakoraga imirimo. Ubwabyo kubazana aho nta kintu bababwiye, bakabashyiramo gusa, byari ikizamini kitoroshye. Mu minsi ya mbere, abari baraturutse mu bakire batekereje ko ari ikiruhuko. Adekundre yahise atangira gutunganya aho bararara, ashyira ibintu byose ku murongo. Kwame yategereje amabwiriza kuko yaramenyereye kuyahabwa. Marik yarategereje, ahitamo kubanza kureba uko abandi bari buze kwitwara kugira ngo nawe abonereho. Zuberi we yari yicaye yitegereza ibintu byose, abanza yareba imirimo yashoboraga gukorwa, atangira kwitegereza yari ku rutonde kuko mu buzima bwe nta kintu cyabagaho kitateguwe, byose byabanzaga gupangwa. Samori yagerageje kuganira neza n'abandi, ashaka kumenya uko batekereza. Ku rundi ruhande, abaturitse mu bakene ntibari bategereje amabwiriza. Kofi we yahise afasha abakozi bakoraga aho ngaho mu turimo. Jabari yarebye itiyo yari iri hafi aho, abona ahantu amazi yashoboraga guteza ikibazo, ahita ahasana. Tawanda yahise ashaka aho buri wese yashoboraga kwicara neza ntawuhejwe mu gihe bari kuba baganira. Amari yitaye ku masaha yo kurya nuko abantu bose bashoboraga kubona ibiryo ku rugero rumwe, kandi abagira inama ko bagombaga kwitiza imyenda yari aho mu gihe yabo yanduye bashaka kuyimesa. Yagiye kwiganirira n'umuja, amubaza ukuntu ibiryo byari kujya bihagera. Sefu we yaracecetse cyane, ariko akagenzura cyane buri kimwe cyahakorerwaga, akabona ibyo abandi batabonaga. Ku munsi wa 2 batangiye kubana by'ukuri noneho, kuko nta muntu wazaga ngo abahe amabwiriza. Hatabayeho itegeko ribabwira uko bagombaga kwitwara, imyitwarire ya buri wese yagombaga kwivugira.
harabimvishaga ko abandi bagombaga kubakorera ibintu byose, bakigumira ku buriri, bakajya hanze bakikinira, abandi bo bagafasha abaja n'abagaragu mu mirimo. Abo bo batekerezaga ko kubaho bisaba kwitanga. Ibyo byose byarandikwaga kuko babaga bagenzurwa cyane. Umwami ntiyigeze abiyereka, yashakaga kumenya uwubaha abandi atabitegetswe, uvuga make ariko agakora byinshi, n'uharanira icyubahiro cy'abandi mbere yo guharanira icye. Iminsi ya mbere mu ngoro yabaye isomo rikomeye. Ntawapimiwe ku byo yavuze, ahubwo basuzumiwe ku byabaye no ku byo bakoze, ku kuntu bitwaye. Nubwo umwami atigeze abiyereka, nta na rimwe yigeze aba kure yabo. Yari azi ko umuntu ashobora kwihisha mu magambo ye no mu byo avuga, ariko ko atakomeza guhisha uwo ari we mu myitwarire ya buri munsi ngo bishoboke. Kugera ubwo buri musore yaramufiteho amakuru ahagije mu buryo butandukanye. Kuri Adekundre, umwami yabonye ubwenge bwe buringaniye, gahunda ze zitarangwamo ubwoba, ariko anabona ko yirindaga kwiteza ibyago. Yari mwiza mu kubungabunga ibyari bihari, ariko ntibyagaragaraga niba ashobora gufata icyemezo kiremereye mu gihe ibintu bihindutse, kuko yabonaga ibintu by'ibyago bije akikuriramo ake karenge. Kwame we yamubonye nk'umuntu uhabwa icyubahiro n'abandi. Abantu bamwitiriraga kuyobora nubwo we ntacyo yabaga yavuze, ariko umwami yabonye intege nke kuko yategerezaga ko abandi bamwubaha aho kwishakira ikintu cyatuma bamwubaha. Yari umunyabwenge mu mategeko, ariko atarabona neza uko yayakoresha ku bantu batayubahiriza. Mariki yarakabije mu gutuza. Yatekerezaga mbere yo gukora ikintu, akabanza gusuzuma uko ibintu byose bihagaze. Umwami yabonye ubushobozi bwe, ariko anabona n'icyuho. Yatinyaga ikosa kurusha uko yifuzaga intsinzi. We yabaga ari aho ngaho avuga ati ariya makosa tuyirinde, ariya makosa tuyirinde, ariko akaba atavuga ati nshaka kugera kuri iki kintu, nshaka kugera kuri iki. We yahoraga arwana no kwirinda amakosa, aho kureba imbere ngo agire ikindi kintu kizima akora. Zuberi we yagaragaje ubuhanga mu mibare n'imigendekere y'ibintu. Yabonagaho ibintu bishobora kugenda nabi imbere y'abandi, ariko umwami yabonye ko yumvaga ko abantu babaho ku murongo umwe, aho kuba bafite amahitamo n'imyitwarire binyuranye, ngo amenye uko yakwita kuri buri wese akurikije ibyo akeneye. Samori yamubonye nk'umuntu ugerageza guhuza abantu. Yari azi amagambo yo gukoresha agatuma abantu bihuriza hamwe, azi uburyo bwo gutuma abandi biyumva neza. Ariko umwami yabonye ko rimwe na rimwe yavugaga ashaka gukundwa, atari uko ashaka gutuma bamera neza. Ku rundi ruhande, Kofi yamugaragarije umutima ukomeye ariko utavuguruzwa. Umwami yabonye ko abanza kureba niba buri wese ameze neza mbere yo kwitekerezaho. Gusa kuba ataravuguruzwaga cyari ikibazo. Nta magambo menshi yavugaga, ariko ibyo yakoraga byagiraga igisobanuro gikomeye. Jabari yamugaragarije imbaraga zituruka mu kwihangana. Yari umusore utagira ubwoba bw'umurimo, ariko umwami yabonye ko rimwe na rimwe yashoboraga kwikorera ibintu wenyine atifashishije abandi. Tawanda we yamurebeye mu kwitanga kwe. Yari azi gutega amatwi. Umwami yabonye ko Tawanda ashobora kuba umuyobozi uha ijambo abandi, ariko yibaza niba atatinya gufata icyemezo gikomeye bitamusabye nyine kwishingikiriza abandi. Amari yamubonye nk'umusore wumva akarengane k'abandi nkake. Yari afite umutima urwanira ukuri, ariko umwami yabonye ko ashobora kurakazwa n'akarengane, bigatuma ahubuka, agakora ibintu atatekereje, agakora ibintu bibi ashobora no kuzicuza. Uwa nyuma ari we Sefu nta kintu kinini yamugaragarije ku maso, kuko umwami yari azi ko umutima we utekereza kure. Sefu yabanzaga kureba ingaruka z'icyemezo kiri ku bandi bose, mbere yo gutekereza ku kuntu byamugiraho ingaruka, akabanza kureba ingaruka byagira ku bandi. Ibi byose umwami yabibwirwaga n'abantu be bizewe yabacungishaga mu ibanga rikomeye, nawe akabitekerezaho neza ari wenyine. Kandi yajyaga yijijisha, akaza kubanyuramo batabizi ko ari uri kuhanyura, akagenzura ukuntu bitwaraga. Rimwe na rimwe yabanyuragamo yigize nk'umugaragu atwaye ibintu, akagenda gake gake kugira ngo arebe uko bitwara. Ntawe yabiganirizagaho, nta n'umwe wabimenye mu bandi bantu batari abo kumugenzurira, kandi abo bandi ntibari bazi ko abo bagenzuzi ari cyo bashinzwe, kuko bamwe barabaje abandi ari abagaragu. Nta n'uwigeze amenya ko burya n'umwami yajyaga binyuzamo akareba uko abo basore bitwaraga. Yari azi ko igihe nikigera, ikibazo kimwe ari kuzababaza cyari gushyira ahabona ibyo yareberaga mu ibanga rikomeye, mu bwiru, uwazara ubwami akaboneka. Umunsi nyirizina wageze abo basore batabimenyeshejwe, bakibereye muri ubwo buzima babonye, nta mabwiriza barahabwa, nta nubwo bari bakamenya icyabazanye ibwami. Umwami yategetse ko bose bateranira mu cyumba kinini cy'ingoro cyari gisanzwe, aho bakoreraga imirimo yabo ya buri munsi. Umwami yabasanzemo ari wenyine, nta bajyanama, nta mwanditsi.
amaso ye yabitegereje neza umwe umwe. Yabahagaze imbere amara umwanya batumbiriye cyane acecetse. Igihe cyari kigeze ngo ababaze cya kibazo kimwe yari yaramaze iminsi ategura. Mu ijwi ritari rihanitse ariko riremereye yagize ati, nta n'umwe muri mwe nzi aho akomoka. Sinzi uwakuriye mu bukire cyangwa mu bukene. Ibyo ntacyo bimaze kuri njye. Dore ikibazo cyanjye ngiye kubabaza ni kimwe, kandi ndashaka ko mumpa igisubizo kimwe buri wese. Buri wese arategura igisubizo kimwe nicyo ari buze kunsubiza. Baracecetse. Umwami arakomeza ati, tekereza ko igihugu mfite kiri mu gihe cy'inzara. Ibiribwa bihari ntibihagije bose. Hari amahitamo abiri gusa: gutabara umujyi ukomeye cyane utuwe n'abifite bakize kandi ukaba utuwe n'abantu bakomeye bafite ijambo kurusha abandi mu gihugu, cyangwa gutabara icyaro cy'abantu benshi ariko batagira ijambo kandi batabarwa ntibazamenye uwabatabaye uwo ari we. Umwami yahagaze gato areba buri wese mu maso maze arabaza ati, ni bande wahitamo gutabara kandi kuki? Nta kindi yababajije, nta rugero yatanze, nta mabwiriza yo gutanga igisubizo yabahaye. Yabemereye gutekereza igihe bashaka, ariko abasaba ikintu kimwe gusa ati, nimunsubize icyo mwifuza ko numva, munsubize icyo mwakwemera gukora kandi kiri ku mitima yanyu. Icyo nicyo cyari ikibazo. Nta bwenge bwinshi bwari bukenewe, nta mibare yagombaga gushyirwamo, nta mategeko bari bahawe. Icyo cyari ikibazo kireba umutima wa buri wese, kimuha inshingano, kikagaragaza ko icyo umuntu yahitamo cyatuma ahabwa ubwami, uretse ko batari bazi ikijya mbere aha ibwami. Buri wese yari afite amahirwe yo kuba umwami, apfa kuba ari gusubiza neza. Umwami yabasize aho mu cyumba kigari, ajya mu cyumba byari biteganye cya wenyine. Uwari kubona igisubizo yari kwinjira hakagenda umwe umwe. Adekundre yinjiye mbere. Yari yateguye amagambo yatuje. Yavuze ko igihugu gikeneye gutabara umujyi ukomeye kuko uhagarariye ubukungu n'imiyoborere, kandi ko uramutse ugize umutekano n'icyaro cyakurikiraho. Yongeyeho ko gutakaza umujyi byatuma igihugu gisigara kimeze nk'ikidafite umutima. Umwami yamuteze amatwi atamuciye mu ijambo, ariko mu maso he ntihagaragaje ko yemeye cyangwa ko yanze icyo gisubizo. Kwame nawe yarinjiye, yinjira afite icyizere nk'umuntu wamenyereye gutanga ibisobanuro. Yavuze ko amahitamo akwiriye gushingira ku bwumvikane bw'abayobozi kuko aribo bamenye iby'igihugu. Yemeje ko umujyi ugomba kubanza kuko ariho icyemezo cyafatirwa. Umwami yaramwumvise, ariko abona ko agendera ku byo abenshi bigishwa aho gukoresha umutima w'ubwenge wihariye. Maliki yafashe umwanya muremure atekereza. Yinjiye yapanze ibitekerezo bye neza. Avuga ko yagabanya ibiribwa akabigabanya ku baturage bombi nubwo wenda byateza igihombo. Yifuje kwirinda gufata uruhande na rumwe. Umwami yabonye ubwitonzi bwe n'ubwoba bwo guhitamo kwe, amubonamo ubuhanga bwo kwemera ingaruka, ariko ntabwo yamweretse ko asubije neza cyangwa nabi. Umwami yari afite isura imwe ntihinduke, ukaza ukavuga ukagenda agakomeza kumera uko yari ameze. Zuberi nawe yarinjiye asubiza nk'umuntu wari uzi imibare. Yavuze ko gutabara umujyi ari byo byatanga inyungu zirambye kuko abawutuye bashobora kongera kwiyubaka bagasubira ku bukungu bwabo babifashijwemo no kubyaza umusaruro izo nkunga baba bahawe. Yavuze ko icyaro cyo nta kundi kwabaho bakwihangana mu gihe gito. Umwami yabonye ko igisubizo gifite umwimerere ariko cyabuzemo ubumuntu. Samori yavuze neza, avuga amagambo ashimishije. Yavuze ko yakwita ku mujyi mu buryo bwihuse, ariko akizeza icyaro inkunga mu bihe bizakurikiraho. Yifuje guhuza impande zombi mu magambo meza. Umwami yumvise ururimi rwe rwaratojwe, ariko yumva hatarimo gufata icyemezo gikomeye. Kofi we yinjiye acecetse. Yageze imbere y'umwami abanza kumuha icyubahiro. Yavuze ko yahitamo gutabara icyaro kuko ariho haba hari abantu benshi bafite inzara nyinshi kandi batagira uwo batabaza. Yongeyeho ko niyo batamenya uwabafashije, igihugu cyazaba kitaribagiwe ko cyabafashije, kandi nabo ntibakwibagirwa ko bafashijwe. Umwami yumvise ijambo riturutse ku gutabara ubuzima bwa benshi, nawe yamubereye nk'abandi, ntiyamwereka ko anenze cyangwa ko ashimye igisubizo cye. Jabari niwe wakurikiyeho, nawe ahageze avuga ko yakwita ku cyaro kuko umujyi ushobora kwishakamo ibisubizo, ariko icyaro cyo avuga ko nta buryo cyari gifite kuko ubusanzwe kitari gifite ijambo. Yongeyeho ko ubuyobozi bwiza ari ubwikorera umutwaro uremereye wo gukemura ikibazo aho kureba ku kuntu nibagikemura bazashimirwa. Umwami yabonye ubuhanga n'imbaraga mu gusubiza kwe, abona afite ubushobozi bwo kwiyemeza ikintu.
ariko ntiyamwereka ko asubije neza cyangwa nabi. Tawanda yavuze ko gutabara bitari itegeko, ko ikibazo kitari aho gutabara. Yavuze ko yakwita ku cyaro ariko akubaka n'uburyo bwatuma bitazongera kubaho. Umwami yarabibonye ko ari ejo hazaza, gusa akabura kureba kuri bose. Amari yavuze n'ijwi ririmo uburakari, ariko bwa burakari buba butuje bw'umuntu ugaragaza ko ibintu byamukoze ku mutima, mbese ko ikibazo yacyumvise neza, ashaka gutanga igisubizo kirimo amarangamutima. Yavuze ko gutabara umujyi byaba ari uguhitamo ijambo, kuko bavugaga rikijyana aho guhitamo ubuzima bw'abanyacyaro. Umwami yumvise afite ubutwari ariko abyumvamo n'akaga. Sefu niwe waje nyuma. Yavuze ko yahitamo gutabara icyaro ariko akamenyesha umujyi impamvu. Yagize ati, nakwemera gutakaza igikundiro kuba mu mujyi kuko naba mbabwije ukuri ko ntagiye kubatabara, maze icyubahiro baba baramaye nkakireka ngatabara abatagira kivurira. Nabikora ku mugaragaro, buri wese abizi. Abo mu cyaro n'abatabara bo mu mujyi bazi ko ndi kubatabara. Yongeyeho ko umwami udashobora gutakaza ikintu ku bw'abandi yaba atari umwami. Yemeye ko yakwita ku cyaro niyo byamutwara icyubahiro cye cyose. Umwami yamurebye igihe kirekire atavuga, nawe ntiyamubwira ko asubije neza cyangwa nabi. Ibyo ni byo buri wese yavuze mu bwiru, mu ibanga rikomeye cyane, atazi icyo undi yasubije, atazi n'icyo umwami yatekerezaga, ndetse ntibari banazi impamvu babazwaga ibyo bibazo. Icyemezo cyari kigiye kuza. Umwami yategetse ko bashyirwa ahantu hatandukanye, bakamara iminsi 3 hagati yabo batemerewe kubonana. Nawe yamaze iminsi 3 atabiyereka. Nta n'umwe wabwiwe uko ibisubizo byakiriwe, kandi ntawe uri wakamenya icyabazanye ibwami n'icyatumaga babazwa ibyo bibazo. Iyo minsi yabaye miremire kuri bo kurusha indi yose, kuko buri wese yabaga ari wenyine, kandi ntawe yabonaga ngo amubaze icyo yasubije ngo wenda babiganireho. Ku munsi wa 4, abo bahungu 10 barahamagawe, buri wese ava mu cyumba cye. Icyumba cy'ingoro cyari cyateguwe mu buryo busanzwe, nta mpinduka zihari, nta birango na bike by'ubwami bihari. Byari mu rwego rwo kugaragaza ko icyemezo cyari kigiye gufatwa kitari gushingira ku bigaragara, ko ahubwo cyari gushingira ku byagaragariye umutima w'umwami. Umwami yinjiye adafite inkota, adafite inkoni, adafite ikamba, nta kintu afite. Yabitegereje bose maze aravuga ati, nababajije ikibazo kimwe. Sinashaka guhasubiza neza mu magambo gusa, ahubwo nifuza guhasubiza ibihuje n'ibiri mu mutima we. Yacecetse akanya gato maze arakomeza ati, abenshi muri mwe nako ni mwese mwasubije mukoresheje ubwenge, ariko siko mwese mwasubirishije umutima. Hari umwe wagiye witwara neza mu bintu byose, kandi ubwo mwashyirwaga mu cyumba mwese nimuhabwa amabwiriza yo kuhaba, we yitwaye neza kubarusha. Mu gihe nababazaga kiriya kibazo, yasubije neza, ashyiramo ubwenge, kandi yasubije abikuye ku mutima, kuko bihura n'uko abayeho mu buzima bwe bwa buri munsi. Yavuze iryo jambo ntiyavuga izina. Abo basore bararebanye, buri wese atangira gutekereza mu mutima we ko yaba ari umwami ari kuvuga. Ariko umwami yaravuze ati, umwami nyakuri si uwirinda gutakaza ibintu bikomeye nk'icyubahiro. Umwami nyakuri ni uwemera gutakaza icyo afite kubw'abatagira icyo bafite. Yamaze kubivuga, atera intambwe imwe agana imbere, avuga izina Sefu. Yarengejeho ati, niwe watsinze ibizamini byose. Ahantu hose yabaga yitegereza ibikorwa byanyu, bikamushishikaza cyangwa bikamutera guhangayika. Iyo yabaga ari gukora ibintu bye, ntibyamubuzaga kureba n'iby'abandi ngo arebe uko bari kubikora. Igisubizo yatanze ntikiri kure y'iby'abandi, ariko we yakoresheje amagambo agaragaza ibiri mu mutima we. We yakwemera gutakaza icyubahiro cyose, wenda abantu bakamwanga, ariko agatanga icyo afite, akagiha abatagize icyo bafite. Abari mu cyumba baracecetse, hazamo umutuzo ku buryo bukomeye. Bashakaga kumenya icyo umwami agiye kumugororera, kuko ntabwo bari bazi icyabazanye. Sefu nawe ntiyahise avuga, ubwoba bwaramwishe. Yarebye umwami, atazi niba akwiriye kwegera imbere wenda bakavugana ari imbere, cyangwa se gutegereza agahabwa amabwiriza. Umwami ubwo yaramwegereye, amushyira ikiganza ku rutugu, aramubwira ati, wahitamo gutabara abadafite ijambo, kandi ukemera gutakaza icyubahiro cyawe ku bwabo. Ibyo ni byo byatumye nguhitamo. Umwami yarahindukiye areba abandi bose, arababwira ati, ibisubizo byanyu si bibi. Ibisubizo byanyu byari byiza cyane, byari birimo ubwenge, kandi numvaga rwose bisobanutse.
ariko ubwami bwanjye ntibukeneye uwabanza kwirengera ubwe cyangwa se ngo arengere abari ku rwego rwe, ahitemo kutita ku bandi ngo ni uko bacereretse bari mu cyaro cyangwa se batagira kivurira. Nanone sinakwishimira kubavuga ngo agiye kwita ku bo mu cyaro kubera ko avuka mu cyaro, kubera ko avuka mu bakene. Oya, ntabwo ari byo nifuzaga. Bamwe muri mwe mwavuze ko mwatabara umujyi kubera ko ariho muvuka, kubera ko muturuka mu mujyi. Abandi musubiza ko mwatabara abo mu cyaro kubera ko ari cyo muturukamo. Mbese buri wese yirebyeho areba aho aturuka kuruta gutekereza aho abandi baturuka. Uyu nguyu we ntabwo yitaye kuhavuka, ahubwo yarebye ku gikwiriye. Kureba ku gikwiriye, wumvise igisubizo yatanze ushobora kumva ko gihuje n'icyanyu. Wenda hari bamwe bavuga ko basubije neza kumurusha, ariko mu gihe mwabagaho nta mabwiriza mufite, mwese mwemerewe gukora icyo mushaka muri kugaburirwa, yagaragaje ubwenge mutagaragaje. Uko yitwaye byankoze ku mutima. Ubwami bwanjye bubonye uzabuyobora hadashingiwe ku yaturutse, ahubwo kubera icyo yakwemera gutakaza. Icyatumye mbazana hano mwese kwari ukugira ngo mpitemo uwo nzaraga ubwami bwanjye, kuko nta muhungu nabyaye, kandi nkaba nifuza gusigira ubwami bwanjye umuntu ushoboye kuwuyobora kuruta umuntu ufite amaraso y'ibwami ariko adashoboye. Umwami yahise abajyana mu mbuga ngari, bahamagaza rubanda b'ibwami kumugaragara, afata ikamba ryambika Sefu. Yari yisaziye iby'ubwami yumvaga bikwiriye guhabwa umuntu bikwiriye. Nibwo abo basore n'abandi bose bari baraje mu ijonjorwa bamenye impamvu nyakuri icyatumye batumirwa ibwami, bakamara igihe bari mu bintu batazi, nk'aho bari mu myitozo ya gisirikare cyangwa mu bindi bizamini runaka. Nyuma yo gutanga kwe, Sefu yahinduye abategetsi bamwe bari bageze mu zabukuru, maze abasimbuza ba basore 10 bose abaha inshingano. Yabonye ko n'ubundi bari baragerageje bose kandi bakaba bari abanyabwenge, bari barahize abandi bose bari barazanywe ibwami mu majonjorwa. Nawe yarabizeye, abona yuko bashobora kumwunganira, maze bamwe bagira abayobozi b'intara, abandi bagira abayobozi b'imijyi ikomeye, bamera nk'abami bato bamwongereje. Niba ugeze ku musozo, uduhe subscribe kuri channel yacu ya Murukare, kandi wibuke no kuyiduha kuri Musekura Jean, kuko iyo tutari kuri imwe kuri Murukare tuba turi ku yindi ya Musekura Jean. Bye.